urwango mu bantu ni nka virusi, iyo umuntu ngaruhaye umwanya ruramwinjira rukamujya mu misokoro, rukinjira mu gisekuru, rukarwava ku mubyeyi rukajya ku mwana, gusanga rushingira ku bihuha cyangwa se n'amagambo abantu benshi babwirwa. Reka dusubize ibihe inyuma tujye mu myaka y'1900. Ubundi kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabona ubwigenge ndetse ubucakara bugakurwaho, abirabura bagiye bashyirwaho amategeko yo kubarinda no kubarengera. Ako kandi nanone abazungu nabo bagakomeza urwango ku birabura, bagenda baruhererekanye mu bisekuru byabo uko imyaka yagiye yicuma. Nk'ubwo si kera cyane, mu mwaka w'1948 hari hashize igihe kinini abirabura n'abazungu babanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nanone hari ibintu byinshi abazungu bari barikubiye batanashaka yuko rwose hari aho byazigera bihura no mwirabura. Urugero, habaga amashuri yabo, bakagira imyaro yabo bogeramo cyangwa se bajya kwidagaduriramo, nta mwirabura ujya uhakandagira. Bagiraga utubyiniro twabo, bakagira za resitora zabo. Muri iyo myaka bwo irondaruhu ryari rikomeye cyane, kubera yuko habagaho n'imodoka cyangwa se za bisi zitagendamo abirabura, zigendamo abazungu gusa. Aha rero ni impirimbanyi nyine zigenda zigaragarira mu buzima bwa muntu. Uyu munsi reka nkwibwirire umugabo wa mbere wagiye kwiga muri kaminuza y'abazungu ari umwirabura, yitwa George McLaurin. George McLaurin muri icyo gihe mu 1948 yari afite imyaka 51. Uyu McLaurin yari yarize amashuri kujya ku rwego rwa masters, ariko n'ubundi yarize amashuri y'abirabura. We rero uyu mugabo McLaurin ngo ntiyumvaga uburyo yakomeza kwiga mu mashuri y'abirabura, kandi we yizeye ubwenge bwe mu gihe yumvaga yuko nyine ubumenyi ari rwo rufunguzo rw'impinduka zose, ndetse iyo umuntu yize aba agomba kugira icyo akora kugira ngo agire impinduka azana, cyane cyane mu bitagenda muri sosiyete. Ngo yiyemeje ku giti cye gusaba kujya kwiga muri kaminuza ya Oklahoma University. Oklahoma University yari kaminuza y'abazungu, abazungu nta mwirabura n'umwe ugikandagiramo. Nyamara George McLaurin yiyemeje yuko agomba kuziga muri iyo kaminuza nta gihindutse. Yifashisha abanyamategeko, ashora urubanza abaza impamvu atagomba kwiga muri iyo kaminuza kandi yujuje ibyangombwa byose. Impamvu yahabwaga zari uko ari umwirabura. Akibaza uburyo umwirabura w'umunyamerika abuzwa uburenganzira mu gihugu cye. Hari harabaye imanza nyinshi abirabura basaba uburenganzira ku bintu bitandukanye, ariko ngo urwo ari rwo rubanza rwa mbere umwirabura asaba kujya kwiga mu ishuri ry'abazungu. Nyuma yo kuburana urwandanze, ngo byaje kugeraho urukiko rumuha uburenganzira kujya kwiga muri iyo kaminuza ya Oklahoma University. Uburenganzira barabumuhaye, ariko ngo bari babizi neza yuko atazamarayo kabiri, kubera yuko guhera ku buyobozi bw'ishuri batabyumvaga, kugera ku banyeshuri ubwabo batabyumvaga uburyo umwirabura yaza kwiga mu ishuri ryabo. Inkuru y'uyu munsi rero ishingiye ku kwihagararaho ndetse no gutsimbarara k'uyu mugabo George McLaurin. George McLaurin ngo yanze kugamburuzwa, hanyuma ngo ubw'ishuri ryamenyaga yuko umunyeshuri amaze guhabwa uburenganzira n'itegeko ndetse akajya kwigamo icyiciro cya PhD cyangwa se doctora, ngo yemeye kujya muri iryo shuri, ariko asanga ishuri ryaramwiteguye koko. Umwirabura umwe rukumbi mu banyeshuri basaga 100 b'abazungu batamushaka, batamwishimiye na gato. Ngo yasanze baramukoreye ameza ye ahantu hose yagombaga kuzajya, naho bakekaga kazajya. Ngo n'ubundi yari ameze nk'utuye mu gihugu cye wenyine, kuko nta muntu ari kumuvugisha, nta n'uri kumwiyambaza. George McLaurin yasanze mu ishuri rye baramwubakiye agatebe n'akameza kako, bagashyira mu nguni y'ishuri aho yiga atabasha kureba ku kibaho, ndetse kandi yitaruye abandi banyeshuri mu buryo bwihariye. Ibyo ubwabyo ntacyo byari bimutwaye. Mu isomero ry'ishuri naho ngo bari baramaze kubakamo agatebe ke bwite umwirabura azicaraho, ndetse baranabyanditseho. Bivuze ngo yagombaga gusoma ibitabo nta n'umwe yiyambaje, ndetse akaba yicaye ahantu ngo abana b'abazungu badatambuka ngo bamubone, kuko no kumureba byonyine ngo cyari ikibazo. Ngo igihe cyose yabazaga ibibazo mu ishuri ngo nta mwarimu n'umwe yamusubizaga, ngo nta n'umwe wari unamwitayeho. Ariko we muri gahunda ye yari uko yagomba kwiga muri iryo shuri byanze bikunze, agakora icyo gihuha cy'uko nyine nta mwirabura wemerewe kwigamo kandi akiga akanatsinda. Ngo mu gihe abandi banyeshuri biga muri kaminuza bagiraga ibyumba bahuremo bararamo, we ngo yahawe icyumba cye wenyine rukumbi azajya araramo akimenyera ibyo byose, ariko ntagire aho ahurira n'abazungu. Ngo bageze kandi muri resitora nabwo kandi yahawe imeza ye azajya yicaraho wenyine, akaba yicaye kure cyane yitaruye abandi. Muri make yari ameze nk'igicibwa, umurebye wese amureba nabi. Muri siporo ntiyagomba gukora siporo hamwe n'abandi. Ikindi kandi no ku bwiherero yari yahawe ubwiherero bwe bwite ndetse n'ubwogero bwe bwite, ku buryo ntaho yagombaga guhurira n'abana b'abazungu, haba mu byiza ndetse no mu bibi. Uyu McLaurin ngo yafashe icyemezo cy'uko agiye kwihagararaho kugeza ubwo byose bizahinduka, kandi nta muntu n'umwe yinginze. Ngo yafashe icyemezo cyo kongera imbaraga mu bitabo yasomaga ndetse no kongera imbaraga mu bumenyi, ashyira imbaraga mu kwigisha cyane. Hanyuma atangira kujya atsinda amasomo ku buryo butangaje. Abandi bantu muri iryo shuri bashyiraga mu gaciro barimo nk'umugabo witwa Thurgood Marshall.
ngo batangiye kubona umuhate w'uyu mugabo uburyo utangaje, batangira kumushyigikira. Ngo mu ishuri yaragiye aratsinda ndetse bya bindi bikabije, kugeza ubwo abandi banyeshuri batangiye kumukenera, bakaba bajya baza kumureba, nta n'umwe yirukanseho, nta n'umwe yinginze. Abazungu nyine batangira kubona yuko uwo muntu yarakwiriye kuba yiga muri iryo shuri koko, kubera ko we ngo nta kintu kimwe cyagombaga kumunanira, kuko ibyo byari kumuviramo kwirukanwa na nyuma y'urwango rwose yari afitiwe. Mu magambo ye, George McLaurin yavuze yuko ngo imyaka y'ibiri ya mbere ngo abandi banyeshuri bamurebaga nk'ikinyamaswa, ngo basaga n'abatamwitayeho na gato, binjiraga mu ishuri ntibamusuhuze, ntibamuvugishe, ndetse n'ibibazo byose abajije ntihagire na kimwe bamusubiza. McLaurin yaje kurangiza muri iri shuri rya Oklahoma University, aba umwirabura wa mbere wize muri iri shuri, ndetse kandi urangijemo. Nyuma iyi kaminuza ya Oklahoma izakorera mu banyeshuri b'abahanga yari ifite bari barayinyuzemo, isanga n'ubundi George McLaurin ari muri abo ngabo, ihita inamuha akazi ko kwigisha muri iryo shuri. Aba umwirabura wa mbere wize muri iyo kaminuza, nyuma y'irondaruhu yakorewe ndetse n'ivangura ryose yakorewe, anaba umwirabura wa mbere uje kwigishamo. George McLaurin yapfuye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1968, apfa atuye muri uwo mujyi wa Oklahoma. Muri iyo kaminuza ya Oklahoma University hahita hanashingwa itsinda ry'abagabo b'abirabura ryise The George McLaurin Male Leadership Conference, ihita imwitirirwa umuntu wagaragaje ubutagamburuzwa ndetse no kutava kwizima igihe ibintu bikomeye. Amasomo menshi ajyanye n'ubuzima bwa McLaurin ngajyanye cyane ngo no kudaharanira yuko abantu bakwemera, kubera ko ngo ibyo bisa no gutakaza igihe, ahubwo ngo umuntu asabwa kongera imbaraga mu bizamura agaciro ke, kugeza ubwo abantu nyine bazaza kugushaka nta n'umwe wihambiriyeho. Abantu nyine bone babona yuko bagukeneye bazizana, nk'uko n'ubundi bijyanye kwa George McLaurin bakamwemera.